ntacyo bibuze kudutwara mu gitaramo murakagira Imana. rwose ababyiza rwose b'ibiseke byiza by'abawe mu Rwanda bigishije abana bacu gutamika kandi bakiza ibirindiro abana bakikina imitavu baje gutambuka rwose by'umwihariko batambukire kwishima. Ababyeyi beza rwose batambukire kwishima iwacu mu gitaramo. Abo babyeyi bakomeze batambuke. Babyeyi beza imisatsi z'urusereko rwose. Babyeyi munganye uruhanga ngurwo munganye ibero byakikiye intwari. Nibaze rwose abakira mu makuru ingata ku mutwe. Ariko kandi serivisi na protocol aho bari nabo bazi bajya mu nshingano kugira ngo abasore rwose bari mu bikingi by'amarembo nabo batambuke ntacyo bidutwara mu gitaramo. Usanze twatametse inamyi twasobetse ibigashi dusobanura indekwe n'uruyange kandi aha twakwakiriye no dutoranyiriza indoha no tuvugiriza inzebe ndetse kandi hakaba ku muvuga imisoso na mitari ndetse n'amashongore na nyirankuyo. Data yambwe ngiriza kuko ubunduze kuri kura mu mbundo maze rwagati ucurugenya uze kuvuga gutanga imbubuzo mu gitaramo kwa data uraza gutarama kandi uraza kugabana urakagira Imana rama mu nkurambe mu ngabo gejeje dutarambire. Mwamfashije tugashimira abamusangiza amagambo. Amashyi menshi cyane. Akoze cyane umusangiza amagambo arakuze nyakubahwa dusabe njye uhagaze hano amazina yanjye nitwa Kabera Jean d'Amour nkuko mu nkera y'abagabo tujya twivuga ngiye ngo urabizi ariko ubutumwa mfite nubwo umusaza papa wanjye umbyara bita Nyandwi Aminadabu imfura na se birangana niyo mpamvu muvuze mu izina mugiye ngo nukuza kubahuka ababyeyi
mu buzima bibaho rero, kugira ngo mwatubwiye umunsi mukuru wo kwishimira uburyo abana batsinze n'umuganura ndetse buriya no gutegura season y'ihinga by'uyu mwaka tugiye kwinjiramo, ariko ntabwo byigeze bidutungura, twarabiteganije, twarabyiteguye, twaje muri iki gitaramo tukizi ko gihari. Niyo mpamvu nanjye n'umuryango wa Aminadabu n'inshuti n'abavandimwe twazanye intwererano kugira ngo uyu muryango ugume wishimira iminsi mikuru nk'uko wayiteganije. Numva nasaba reka dusabe tambuka mwatwemera mukigira imbere tukabashyikiriza iyi ntwererano twaje tuzanye. Rwose ntabwo ibirori byadutunguye, byari byarateganijwe kandi ntabwo mwadutunguye, twari tubizi. Twazanye intwererano yo twagira ngo mutwemere muyitwakirire babyeyi. Arega impamvu natinze guhaguruka, numvise ubwira mugenzi wanjye reka dusabe kugira ngo nibazina wanjye. Oya nidusabe, nari ndimo mwinginga musabe ahaguruke. Musabe ahaguruke, ariko tugira ngo twinginge dusabe atwemerere tubatwerere. Mwakoze cyane. Mubyeyi mwiza, uyu musaza ubona ibavuga byo gutwerera si uko abona ko iwacu tutishoboye, ahubwo aragana rya jambo ry'Imana twize ku cyumweru gishize. Babizi ko batwigishije ngo abafite bazongererwa kandi abadafite bazakwa n'ibyo bari bafite. Uyu musaza rero niho nawe ari kugana, ariko kandi ntuze kubona rwose yazanye n'umwikorezi ngo ugire ngo nta muhereza agira. Umuhereza nawe aramufite, nuko ahubwo yageze hano mubo nakira nawe nkamwakira muri babandi tungana, akamwa ngo nta mwana watinyuka kugira mu gitaramo cy'abantu bakuru. Kabera we, karame reka dusabe umwikorezi waje gutwaze nawe yigire hino. Ndabizi urugendo mugenda ni rurerure, tumuhe n'akabando acumbagirira. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Nuko musamaze kwivuga ni byiza. Iwacu uburinganire naho bwarahageze. Nituguma kuganiraza kujya ugenda ubonamo n'abandi bikorezi badafite umusatsi umeze nk'uyu nguyu. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Aha, mubyeyi mwiza rero nibyo nari ndiho nterura mvuga. Musaza aragira ati umunyarwanda yararikoreye nk'imfura na se barangana. Nawe babone nawe rwose ari urungano mu gitaramo nk'iki ngiki kandi igitaramo kikugana. Rero mubyeyi mwiza, data kandi ndangamirwa, mubyeyi dusabe muransaba rwose ko uzajya urunkorera muri uruhanga rukajya ruhora ruhanga muri bihangange. Uyu muryango rwose uzanye intwererano ugatwerera igitaramo nk'iki ngiki, nuko uyu musaza rwose mugabwa mbere mu bakuru bo muri iki gitaramo muzeheja rwose ni umusaza watojwe kandi atozwa neza, atozwa ko iyo ugiye mu gitaramo ahantu utagenda imbokoboko, ahubwo rwose ugomba kuzana izimano nabo rwose rikagira icyo ribafasha. Mubyeyi mwiza rero nk'uko nari nariteruye, data arambwiye ngo mwarateramanye ku nkiko z'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ngo kandi mwasezeranye ko ntacyo muzimbana. Nawe rero yambwiye ko mu gitaramo nk'iki ngiki ataruha kwima umwanya, rwose riterure urive mu mbono rwose urivuge rwose iri kubunda uri kure mu mbono kugira ngo utarame kwa data rwose urakagira Imana. MC arakoze, mwankurije amashyi tugashimira MC. Atubwiye ko bari bafite ingingo, natwe twagira ngo mutwerezi uyu mutobe ni wo kugira ngo muze kutwemerera nimubona akanya muze kuduha akanya muri iki gitaramo. Mbega ntabwo twavugira ku ijambo tutazanye umutobe wo gusabiraho ijambo. Babyeyi nimuza kubona akanya mu ngingo mwari musigaranye muze kutwemerera. Tambuka urabona tuzanye undi mwikorezi. Iyi nzoga bayita ngo ikikabiri. Niyo kugira ngo nimubona akanya, turagira ngo nimuza kubona akanya mu ngingo mwari mufite muze kuduha ijambo ari kiri ku mutima dushaka kubabwira. Yes. Murakoze cyane. Murakoze. Ariko umwikorezi wamanze
wamuhahamuye kubera atagarutse se ko amara gutura agahita yirukanka. oya ntabwo ari ukwiruka ahubwo guhagarara n'abantu bakuru ntabwo yabitoje. Erega data mwiza wihezaho gake. Data mwiza so kubakanda bakira se nabihuha mu gitaramo. Uyu mwikoreza aragana kawa muririmbyi w'umunyarwanda wavuze ngo mugabo nusoza ubutumwa bw'abamusinye ntandiganwe ijambo. Agahorana umurava mu byo akora byose. Uriya rero uyu muhereza nawe afite umurava mu byo ari hakora. Ahubwo data rwose, data mwiza, data kandi ndangamirwa, nagira ngo rwose nkubwire ngo wigire mu mvunwa, burya ngo inka yabyaye mu kira tarura turwanye ndarurangije hasigaye urw'abashumba. Data nubone ntacyo yarengejeho ngo ugire ngo yakwemye umwanya, ntiyabihoha mwataramanyura bizi ko muziranye mu gitaramo nk'iki. Ganira. Murakoze, mwamushimiye rwose tukaganira. Nyakubahwa dusabe umuryango mugari imbabazi kugira ngo tuze gukomeza gahunda mutarimo kutwibazaho. Bibiliya iravuga ngo nugira icyupfa n'umuntu mwanze mugikureho, sibyo? Ikintu rero tugira ngo tubanze tuvuge nk'umuryango mugari. Ubushize muzi ko mwari mwohereje umwana ku ishuri, hashize iminsi muza kumva inkuru yuko atageze ku ishuri. Nanjye ngiye kumva numva murumuna wanjye yarantelefone ati nyamara wa mukobwa wadusabe burya twarakundanaga. Ndavuga ni dusabe ibi bintu nabyumva koko. Ubu niyo mpamvu ubona twazindutse turavuga uti abagiye muri Kenya, abagiye ku maradiyo muze kudufasha mubabwire muti nimwigarukire wa mukobwa, tukaba twagira ngo muze kutwemerera rwose tutaza kuganira mutwemerera. Ariko umuryango wanyu barawumbwiye ko muri abantu beza, bambwiye ko muri abantu beza. Icyambere ngo murangwa n'imbabazi, mukarangwa no kwihangana, nubwo hari amatike yakoreshejwe murimo mumushaka. Mwari mwiza rero bazaruhimbe nyamuseka zigashoka yabyanga zikarumanga. Umusore igikagaza kayo araterura ati ahangaha harimo ubutumwa rwose bungana namwe. Ahangaha harimo ishimwe rwose ryo kubashimira. Ati rwose harimo ishimwe ribakwiriye. Aho ngaho rwose harimo ubutumwa babatumyeho, ariko turabizi mushiki wanyu mwamukundaga, nagira ngo mumuhoberere mwese icyarimwe. Uwo mutaka wuhe Marene, ubu ngubu niwe nyirakazi. Ngaho mumuhoberere icyarimwe rwose mwese, nawe muhobere gutyo rwose kameramani akora ibye. Hanyuma rero mwarakoze kuba abakinzi beza bakengera umuryango. Kameramani igihe nabahaye cyarangiye. Aha tambuka rwose wegera imbere. Marene tambukana rwose, umukobwa wegera ari imbere. Hanyuma rero nagira ngo mwongere murebane akana ko mujisho, mureba ko muzabyara ka Fete na Festo, murebe ni rwose windukire murebane. Pare fata iyo nkono bimeze nk'uburusiyana ikirere urebye nabi.
yabibaza uhindukira umurebe rwose ngaho muhobeye nakara kaburatse murebane neza muhindukire mwese murebane uko rwose aha urutambwe rumwe mwese aho ngaho umunota umwe rero kureba n'akantu ko mu jisho kameramani akora icyamuzanye umugabo ko yarumanyije yahekenyutse murebemo twa Angela twa Angelique twa Fifi na twa Fiyete n'akamanzi nababwira iki ngaho nababohoye muhoberane ndabizi abimeze nka peri na Rayon byahuye aha ati rwose mukunzi mwiza mukunzi ndata ati naguteguriye umubavu uhumura neza ndagira ngo mbanze rwose ngugukubite abazajya bawumva bose bajya bamenya ko byotsi waje kwaza kayo batazagira ukuyoberaho pare aha abo ngabo namwe ni nk'ibyo byose ati reka mbanze nkwambika ikimenyetso ariko se kuyambikira hasi uragira ngo abantu bo kuri aka gasozi bizagende bite zamura abantu babibone rwose abina aha zuza sawa zamura Suzana maze imanuremo witonze n'ubwa mbere bimugiyemo disi utamubabaza manura yishyiremo gake rwose gake imanure gake hanyuma Suza nawe ikintu ugiye kujya gukorera abantu bina hano uzajya kuba pepera ujya ugira gutya ngaho bikora uryo gutya babanza bibone ko wafashwe ataha gutya amashyi menshi cyane abadafite amaboko nk'ayisengeri ati kandi naguteguriye agasaha keza aka gasaha rwose kajya kagufasha kungaburira ku gihe utazaba nk'abo bamaze na Facebook na WhatsApp ariko wowe rwose ujye ubanza urebe igihe hanyuma amadacika atazajya gucika ati si ibyo gusa mukunzi ati kuko rwose mfite umubavu uhumura neza aha pare muhe n'uwo mubavu rwose abanza wumutere abaranga bumva uko uhumura ejo ntazajya abyuka ahandi bajye babimenya kwaza kawe rwose n'uwabo uwo mubavu rwose agiye kugutoriza rwose aha rwose ati uwo mubavu rwose n'uwacu ati kandi nagutegura uturabyo twiza twose twose n'utwawe havuyemo udutoma twose naragutomora harimo amabara yose y'urukundo wambwiye ukunda harimo umutuku umuhondo n'ayandi mabara yose wifuza ati kandi hakubiyemo amagambo atandukanye mu kinyarwanda tubyita urukundo mu cyongereza tubyita I love you mu giswahili tubyita upendo ariko mu kigande tukavuga ngo nakwagaranya rero nawe rwose bibe gutyo muri urwo rurabyo rwose nitwo twose dukubiyemo utwo twatsi udutondo twose tutweze n'utwawe tuzakugirira akamaro ujye utureba ubyutse buri mu gitondo hanyuma urukundo rwanyu rwabaye isobe kugeza n'uyu munsi kugira ngo n'ubundi mwongere mutamigane rwose sindibuze kuvuga ngo wadanze ndi kumubwira ko amukunda mwese murakundana kandi biragaragara ngaho hanyuma n'undi abigira atyo hanyuma Pere na Marine bahita batambukana mujye muri biriya byicaro twumva amazina ye
ziravumera mama ziravumera shenye zivuye mu birunga byaziretse ngo zishaka u Rwanda rwaziremye ngo zirashaka amazi y'amakera umukenyi uzikesha n'uzikebanye ziravumera mama ziravumera shenye. Data mwiza ababyeyi beza mwari mwantumye mu rwuri ngo njye kureba izo bakoye, ariko kandi mbabwire n'izo zasanze mu rwuri. Data ndata rero kandi ndangamirwa mureza kunkundira ntamike n'amamba nze gucutsa n'amazina yazo muri Nkera turaza gutarama kandi turaza kwizihirwa. Akarame Bujumbura Nyambu nkumbuje inka nimuze twigiriye abakobwa beza bakubita udutozo ba nyina bagakubita udutwenge utwo twiza tugakwirutwa inka iwacu zanyweye umutwoza ruhimbi inka byiza yarwanye kwiba. Umva yewe gatera umbwirire tutuba ndababwirire gashabana ndababwirire gashabizi aturabwira abazira guhunga bishirira icucu nirungu baragira umukenyi wacu zanywera urugomero kayikazira kamwa zikagira ngo diridiri nizikamwa ngo zigira ngo donyi donyi izo abazungu bazibonye ngo niza kizungu ndabarahira nimuravuga ibindi buzungu muturusha imiturirwa n'amatiko nimuturusha gutunga i Rwanda tugira inzuri batura dututse wa kagabo we nisenda akagabo ndi ikigabo ni burya ndi pizi ipfupfu yarupfukira nambara agatsinda n'inyina bapakurera amacungo yaramugeze kure. Ayo ishyamba ryahiye riramera kandi burya ryahiriye abarigenda batarigenda bahiye ibirenge nimumamagarire agahembe karekare nyamunira agacumita mu mutani ibikombe bigataka iracumitisha iry'iburyo iry'ibumoso rigapfana agahinda mbengeri ya ngenzi iwacu turazigira zikagongoza mu gitondo iwanjye ngo donye donye nanjye nibura bita uburyanjye nibuna umwanzi yansagarariye nyamuna nagejeje mu bikingi by'amarembo amavi bayashita ku butaka turadusabira kerera abana b'iwacu bamazwe no kuguguna imyumba umusenzi yanagucyurira mwana kandi agatsinde agasamunyiganirwa inzira nkende burya nayagenda yishaje yarushashe icumita ishinja ijana isa na Rwabugira atabarutse Nyiramanza ndagisha mugezi wa Kongo nyigejeje kuri bariyeri abapolisi bo kugifata baragifotora ubu kari kuri WhatsApp murankundire maze ntamike kirabica abazimana dufite iki Imana abazimana ati ko ubwoko bwawe icyaka kibwishe ndagira nte ko bagiye kumarira hanga mu butayu Imana yamuza tufite iki ati mfite inkoni nugire ngo inkoni natwe ari ikindi tuyimarisha tuyikubita ku rutare maze aya mazi yose akadutubiza tugashira icyaka ariko rero mubyeyi mwiza ntago nikunda bimwe bakubwiraga ahubwo nakunze n'abageni bara mu nkunde tuvuge ngo mpaka muzakundane muzabyare hongo nakobwa muzagire ibyo muzimanira abantu muzagira abashyitsi muzakundana urutagira umu hanyuma data mwiza rero gatandatu kandi ndangamirwa urya musaza ndamureba ngabona ashaka kunyicira akajisho ariko ntiyabihoha kandi yose areba ari abiri ahubwo ujye ejuru maze udutaramire ritindura akagira Imana. Murakoze cyane nagiye muguriza amashyi gushimire umusangiza w'amagambo nyakubahwa dusabe n'umuryango uhagarariye
ugiye guca hano ugenda uzenguruka mu mwanya uri hariya urebe hari inyuma ko bano bantu nta hantu bahagarara baze kuza baturutse hari inyuma abo nibo banyuze genda banze urebe ko nta mwanya uri umuhuza umutima wiwe ko umuhuza umubiri wiwe
ibyo wibaza, sazi ibyo utekereza, sazi ibyo wibwira, sazi ibyo uvuga, sazi ibyo uvuga, harimo sazi aho uhora muzi kuko ni umuhanda. amafaranga yamaze kuri teka ababyeyi bose baramuseka kandi saa tatu no kumenyeka yo mu biro bye
kuko uracyari muto uracyafite itoto ukene umusore n'uwundi mwana gito azagutembereza akagutuza heza akagutekerereza dore ko havamo n'umutima w'urugo